Noneho imboga tugiye guteka zitwa shayote, hari abakunda kuzita kayote cyangwa se bakazita ibishayote. Ubu buryo tugiye kuziteguramo ni uburyo uziteguramo zikaryoha cyane. Iyo ugiye kuzigura nko mu isoko cyangwa se wenda warazihinze, ureba za zindi zidakomeye cyane, ureba izoroshye zimwe ziba zitarazanye amahwa, nizo uteka ukabona ko zimeze neza. Ngiye kuzihata, guhata shayote uzihata nk'uhata ibirayi cyangwa se ibijumba, hanyuma nimara kuzihata ndanazironga. Noneho rero maze kuzironga, igisigaye tugiye kuzikata. Shayote mo imbere haba harimo ikibuto, iyo zoroshye atari za zindi zakomeye cyane, ikibuto cyazo ntabwo kiba gikomeye. Hari abantu bakunda no kuzikata ikibuto ntibagikuremo, njyewe rero akenshi iyo ngiye kuziteka ikibuto nyikuramo nkakijugunya, ntabwo njya nyiteka. Uku nguku nyikuramo cyose nkakimaramo, noneho namara kukimaramo nkatangira nkazikata. Ukuntu nkunda kuzikata rero ndaje mbere ku buryo nkunda kuzikata bikanyorohera cyane, zigashya vuba, kandi noneho niyo ubona ishayote zitetse, uburyo ziba zikase, ubu buryo ngiye kubereka ziba zikase, ubona ko zigaragara neza, ubona ko zisa neza. Iyo ngiye kuzikata, nzikata uburyo buri flat, nkagenda nziha akabyimba gatoya. Urabona ko nongeye nkayikatamo ikindi gice gitoya, noneho kugira ngo nze kubona umubyimba mutoya. Noneho narangiza nkahita nzikata kwa kundi nababwiye, nkazikatamo uduce tureture gutya, ngenda nkata uduce dutoya uko nguko. Zose niko ndi bugende nzikata, zose ndagenda nkuramo ibibuto ngende nzikata uko. Ikindi nababwira kuri shayote ni uko zishishura intoki. Hari abantu zishishura intoki, iyo zigushishura intoki ni byiza kuzikata no kuzironga no kuzihata wabanje kwambara ga kugira ngo utaza gushishuka intoki. Kayote zacu twamaze kuzikata, murabona uburyo zikase, uburyo zisa. Noneho tugiye gutangira kuziteka. Ku ipanu yamaze gushyuha ngiye gushyiraho amavuta y'ubuto, ndashyiramo ibiyiko 2 nibyo ngiye gutekesha. Hanyuma namara gushya ndahita nshyiramo za shayote. Shayote rero iyo utaraziteka, iyo ukimara kuzikata ubona ari nyinshi cyane, ariko uko zigenda zikubitwa n'umwuka, zigenda zisa n'izigiye gushya, zigenda zituba. Rero ahangaha iyo ugiye kuziteka, iyo umaze kuzishyira mu mavuta uko nguku utangiye kuzigaraguramo, ahangaha iyo ugiye gushyiramo umunyu ushyiramo akunyu gakeya, kubera ko uramutse ushyizemo umunyu ugendeye ku buryo zingana, iyo zitubye ushobora gusanga umunyu wakubanye mwinshi. Ni byiza ko iyo ugiye gushyiramo umunyu mbere ugomba gushyiramo akunyu gakeya. Hanyuma rero ahangaha bwa mbere nkimara kuzishyiramo ngiye kuzigaragura, nteke ku muriro uringaniye, iminota 5 ya mbere ndazipfundikira. Noneho nimara kuzipfundikira iminota 5 ya mbere ku muriro uringaniye, ndaza kongera nzipfundure ngende ngaragura kugeza igihe ndibuze kubona ko zisa n'izigiye gushya. Kwa kundi nabibabwiraga, murabona ko uko ziri kugenda zishya niko zigenda zituba, ziragenda ziba nkeya, ntabwo zingana na kwa kundi twazishyizemo tugitangira guteka. Uko zagiye zikubitwa n'umwuka niko zagiye zigabanuka. Imboga nyinshi niko zimera, uraziteka uko wazitetse zingana ntiziba ariko zishya zingana. Hanyuma rero ahangaha maze kuzigaragura, murabona ko zirasa n'izahiye. Ikintu ngiye guhita nongera gushyiramo, ndashyiramo ibitunguru, noneho nshyiremo na poivro. Ahangaha ushobora gukoresha ibitunguru by'ubwoko ubwo aribwo bwose waba ufite. Ngiye hano ngiye gukoresha igitunguru cy'umweru, nicyo nari mfite, hanyuma nkoreshemo na poivro y'icyatsi. Iyo ushaka gukoreshamo na karoti nazo ushobora kuzikoreshamo ahangaha, nabyo nta kibazo. Hanyuma rero ngiye kongera kugaragura, noneho ahangaha ndongera ncanire, ariko noneho ndacanira ku muriro usa naho ari mukeya, kubera ko urabona ko birajya gusa n'ibyahiye. Ahangaha rero noneho murabona ko ibiryo byacu
ni nkaho bimeze nk'ibyahiye neza. Ikintu rero ngiye guhita nongeramo, niba warakurikiye video ebyiri za mbere zibanziriza iyi ngiyi, hari ikirungo twateguye kirimo inyanya na poivro, ngiki ukuntu gisa. Iki kirungo rero nicyo ngiye gukoresha, ndakoreshamo ibiyiko 2. Niba rero utararebye zino video ebyiri za mbere zibanza, ni byiza ko wazireba ukareba uburyo kino kirungo nagiteguye. Hanyuma iyo udashaka gukoresha kino kirungo, ushobora gukoreshamo inyanya na salisa byonyine nta kibazo, ariko nakubwira ko kino kirungo kiryoshya ibiryo cyane. Uburyo kiba giteguye kiri mu bintu biryoshya ibiryo cyane. Nakubwira ngo uze kureba izo video niba utarazibonye, uzagerageze gukora kino kirungo mu rugo iwawe, uzagerageze kugitekesha ibiryo nk'ibi, imvange, kugisiga ku mabrochette, kugisiga ku birayi. Ni ikirungo kiryoha cyane. Murabona ukuntu ibiryo byacu bisa, nta kindi kintu twongeyemo. Hanyuma tugiye gupfundikira kugeza igihe noneho turi buze kubona ko ibiryo byacu byahiye neza. Ariko ahangaha uba wapfundikiye ku kariro gakeya cyane, kakandi kanyuma kamwe kadatuma ibiryo bishirira. Mbese ni ugupfundikira kugira ngo wa mwuka uba urimo imbere abe ari wo ugumamo, abe ari buza guhisha ibiryo. Murabona ko ibiryo byacu, shayote zacu ziri gusa neza, nguko ukuntu zisa. Namaze kuzarura. Ndizera ko mwakunze uburyo naziteguye. Niba utazikundaga, niba cyangwa wenda utajya kuzitegura gutya, utangire kuzitegura gutya. Tuzasubira ubutaha. Bye bye. Nitwa Afia mu Rutasibo.